hashyizweho itegeko ryo kwambara ibirebire. Ubu buri wese arabyanga w'umukobwa, abahungu nibo basigaye babyikorera. Irebere nawe video. Yo, I love you so much. Good. Ndabapepe mwese ndabasuhuje cyane. Murakoze cyane. Ndabakunda cyane, muri ab'ingenzi. Kuri wowe utarakora subscribe kuri channel yacu yitwa Bwabo TV, ukwiye gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana. Uyu munsi tugiye gukorana kuri kiganiro kuri ya nkuru ikomeze ica ibintu cyane hano mu Rwanda. Tumenyereye cyane ko hasohotse itangazo rivuga yuko umuntu wese w'umukobwa uzagenda yambaye mini mu muhanda cyangwa se mu kundowazi cyangwa se twadukanze tumenyereye kare tugufiya tuzamutse hejuru mu ntege, n'amajipo azamutse hejuru mu ntege, ko ari sakirego cyane mu muhanda wo mu Rwanda. Bamwe batangiye kujya babona nyine bakabajyana kubafunga bazira utwo tujipo. Cyane njyewe nakuze mbibona, ntago njyewe ari ikintu mbona nk'ikibazo cyane, kuko nakuze mbibona yego si umuco, ariko menyereye yuko mu Rwanda rwose ari cyo kintu cyako. Ntabwo ari kumbwira ngo ibintu by'amajipo maremare cyangwa se ibintu by'amajipo magufi ya umuntu abasha kubitandukanya. So abantu benshi rero bari kugenda babivugaho cyane, nubwo se ubu ngubu koko bizacika birangire burundu. Ni nko kubona umuntu udasiramuye cyangwa se umuntu usiramuye. Byagenzeho ibitegeko bivuga ati umuntu usiramuye, ahubwo njye mbona nyine bizabaho umuntu udasiramuye. Ikintu cyose kibagira ikigore cyacyo. Habaho kumvira no kutumvira. Abanyarwandakazi beza, sangije iyi nkuru yanjye uyumve nawe ushyiremo akawe. Ndagusabye kuri wowe utarakora subscribe kuri Bwabo TV, niho ikiganiro cyacu tugiye kujya kinyura kinyumvire n'icyo kuganiraho muri rusange. Ndagusabye rero kuri subscribe, ukore like, utubwire no kunumva twajya tunyuza ikiganiro cyacu. Mba ari cyiza cyarakuryoheye cyangwa se mba hari inyunguramagambo ushaka kutwongeraho, utwandikire muri comment. Suje cyane n'abadiaspora bari hanze mwese, ni Jiboy basuhuza light. Good. So reka tuvuge ku kiganiro cyacu. Wowe ubyumve nk'iyubona umuntu runaka ari mu muhanda yambaye akamini, umuntu wese afite uko abifata, afite uko abyumva. So good, mwese ndabashimira mufite ukuntu mubyumva. Ndabaje kubasuhuza cyane no kubaramutsa, muraho neza. So good. Jiboy rero abyumva ute? Shangiye numva yuko ari nk'ikintu kitazacika. Reba ubwa mbere barifashe baratubwira ngo insengero z'Imana ngo zijye hasi. Ibaze nawe kwe, ni insengero z'Imana zijya hasi, ibintu biraduradura. Abantu bamwe bashaka no kuva mu matorero, abapasiteri bamwe bava mu matorero bagiye kwinywera agacupa. Baby beza nyine tuvuga nk'abakobwa beza b'abamisi dufite hano mu Rwanda basengeraga muri amatorero y'inzanga, kandi urabona ko ariyo yakoraga news. So barangije bafata bimwe bivira mu gakiza. Benshi twarabibonye. Ibyo rero byatumye benshi bararuka kuri twa tujipo, baratwambara ari benshi, ntabwo twari gucika rero. So murabizi byinshi byaciyeho. COVID-19 yabujije abantu benshi kujya gusenga. Byinshi mwarabibonye ibyagiye biranga abakobwa b'urubyiruko rwacu. So noneho haje icyo bita nk'igisimenti, nicyo kikwiye
igisimenti kiraharembuye kwiri. Wowe ubibona ute iyo ugiye ku gisimenti ukabona bari abana baho urubyiruko dufite hano mu Rwanda rwigira biriya? Ese wowe ubyumva ute? So njye mbona mu bitekerezo byanjye nka G-boy kiriya kiganiro cyangwa se iriya tangazo ryaciyeho ntabwo twaripfobya rya leta, ariko dufite natwe inyungura ubumenyi bw'ukuntu natwe twavuga ati twariganiraho. Ryaje nka topic buri wese ahari aritekerezaho buri wese. Njyewe mu bitekerezo mba numva nta kibaho kitagira ingore n'ikigabo. Ingore n'ikigabo mvuze ni iki? Ni icyiza mu bituranga mu muco. Ntabwo wavuga ngo umuco urawuzuza 100%, kuko regaragara nta muntu ujya wuzuza ubugabo nyabugabo. Habaho umugabo, hakabaho ubugabo, hakabaho n'utugabo. Niyo mvuze nawe munyihangane. Hariho abagabo, utugabo, ubugabo. Njye ni gutyo mbyumva. Ibyo byo ni bitatu kubera bigiye mu myifatire umugabo nyawe mu bitekerezo. Timanye mu bitekerezo n'umugabo n'ubugabo buyambarira. Siko bimeze. N'utugabo, ubutugabo ni kakagabo. Mubarire kadashinga. So muri make rero no mu bagore hariho umugore, ubugore, utugore. Ndumva ibyo bintu bishobora twabonaga kubyiga cyane turi kwiga ibintu by'amasano ibintu nk'ibyo nyine tu. Ariko nyine reka n'ahangaha tubizanye ngo urabonye nk'umukobwa yambaye akamini. So mini ntabwo twanze ko bazambara inshuti yanjye, ahubwo twanze ukuntu babyitwaramo n'uburyo iyo bayambaye bitwara cyangwa se bitwararika muri rusange. So reka mvuge ku bamisi bacu. Abamisi bacu nibo cyane babiranze stage. Abajaji barabivugaho ibintu byinshi, ukuntu byagiye bigenda barabivuga cyane biratinda. So ariko nkawe uri kureba G-boy uri kubigusobanura cyangwa se warakoze subscribe kuri bwa Figiri TV, urumva ikiganiro kimeze neza nk'uko gishaka. Nawe ngo ugire icyo wandika muri comment utubwire ku ijipo icyo bari kwivuga hano mu Rwanda. Duherutse kubona abakobwa beza mu myambarire bagiye ahareberwa imico n'imyifatire baba Miss Rwanda tuzi nanga mu Rwanda. n'ubusitani hari umuntu wajya stage yagiye kwimurika ubwe. So akajya stage atakurikiye n'ikindi kintu mbese zirampano, mbese ari no kugenda gutwika. Reka mbyite gutwika nanjye nka G-boy. Reka mbyite gutwika. Ukagenda wambaye akamini gatuwe kagira hano kugira ngo wirike abantu uko wowe wimerewe. Yego hari umuntu utayambara kugira ngo ajye ara stage, ariko hari n'umuntu uyambara kugira ngo ajye stage abanze agaragarize abantu bose ukuntu basi aberewe. So ese wowe mukobwa ujya uberwa cyane ku buryo wifuza ko buri wese abona uko umeze? Ese uberwa kubera wambaye mini? Uberwa kubera wambaye ipantaro? Uberwa kubera wambaye ikanzu ndende cyangwa se ngufiya? Muri ibi byose harimo ibintu bibiri ukunda iyo waberewe ukuntu wowe wambaye. Good. Reka icyo ngicyo numve yuko tuzagisubiza ubutaha. So ikindi kintu kugira ngo tuvugeho, nagira ngo mvuge kuri bya bintu byacu bibiri, ikigabo n'ikigore.
habayeho kuvuga insengero ngo zifungwe, icyo ngicyo twakivuzeho kare, zarafunzwe turabizi. Ese ko zafunzwe igihe kingana gite? Ikintu cyose kijyaho kugira ngo kirangize ikindi. Havuye insengero, hajyaho COVID-19. Havuyeho COVID-19, twinjiye mu rubyiruko. Guys, benshi baravuga ngo tureke itabi, ngo abanyarwanda urubyiruko rureke itabi. Itabi sinanzwe ko urubyiruko ririca, ryangiza byinshi. Burariga ntabwo ari byiza yuko n'ubuyobozi bugenda bukabivugaho ngo tureke ngo tureke ibintu bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge. Ahubwo wowe ubyumva uri kubikora, urumva birimo birazana fit kuri wowe kugira ngo wumve ko warinywa hari ikintu uri kwiyungura. Reka ikintu cyose kigira uburyo wowe washobora kucyumva. Hari uburyo ushobora kuvuga ati ikintu nyikora kubera iki, gishaka kunyiza iki, cyangwa kikamvana kikanshyira aha. Ariko reka twumve yuko ikintu leta iri kutubuza ari uko iba yabonye ingaruka zacyo kitari cyiza. So n'umuntu unywa itabi birangiza, ese kuki ushobora kumva ko ryangiza binanditseho ko ryica hanyuze ukarinywa? Reka nsubire muri wa mugani wacu w'Abanyarwanda ngo amata aguranwa itabi. Uwo mugani wagiyeho kuva kera. Mumbabarire sorry singiye wuzanye. Mumbabarire sorry ntabwo ari igihe wuzanye, wagiyeho kera avuga ati amata aguranwa itabi. So ese amata urabizi neza ko yaguranwa itabi? Nacyo tuzakizaneho mu kiganiro cy'ubutaha. So reka twongere twigire ku ijipo yacu. Njyewe uko mbyumva numva yuko rwose haciyeho kuvuga ibintu bijyanye no kwisiramuza. Ese mu Rwanda hose niko hagenda ureba umuntu wisiramuye n'utirisiramuye? Ni ukuvuga ngo hagiye kuzaza n'itegeko rivuga ku muntu utarigeze yisiramuza. Bizagera gute icyo kintu? Icyo kintu tuzi ko ari ikintu kigoranye kukimenya, cyangwa se kigoranye kugira gute kukibona. Niba uzabikora ukoresheje iki noneho, reka tubyumve yuko ibyo bizarangira, ariko nta kibaho kidafite ikintu cyacyo. Ushobora guca ikariso bakazana ubusa, ushobora guca mini noneho bakaza biyambere sutiye gusa bayambitse ku gutwi. Bamwe tugenda tubibona, n'ubu ndi kubona kuri Instagram yanjye na Twitter ukuntu barimo abakobwa barimo bagenda ku bintu by'imyambarire. Ibintu by'imyambarire ukuntu babivuga, ugasanga umwe ngo wowe ngo se ngo uri murambuza kwambara mini ngo zimbayeho. Reka nibaze yuko buri umwe wese afite uko abayeho bitewe n'imyifatire. Ese ubayeho kubera ijipo ngufiya? Nabonye umukobwa itangazo ryaciyeho, yabonye umuntu usanzwe, umuntu bamufatiye akamini, aravuga ese ngo ko mumfatiye mini, ko murimo murafatira bagenzi bacu mini, ubu ngiye mwangezeho. Reka nizere wowe batarageraho yuko ariho ugiye gukurikira. ariko twizere ko bizacika nubwo atari 100%. Ariko bagiye bimarira gukabya. Reba bashiki bacu n'igihe bimaze byari bigeze kuri
sibira mu minsi nyine ka turaburije nyine kare utumye byose bihinduka ariko byo bigeze kure. Wese ubifata ute kugira ngo ubone umugenzi wawe cyangwa se umusaza wawe yambaye ibigera hasi? ubwo hasi dore kuvuga ni ibiki? Pocket, ipantaro asa nk'ugenda yikurura mu muhanda wandi. Ipantaro yayitaye. Ese we muhungu ubibona gute mushiki wawe iyo agiye yambaye kuri right? Ekeleze ibyo bizashira none. So utuntu twinshi ngiye kugiye mbazanira mbanyurizaho kugira ngo tuganire muri rusange, twe kungurana ibitekerezo kuri Bwafugira TV. Iba izigiye ituzanira akantu keza ko tugiye kujya tuganiriraho. Tugiye noneho uzi akantu mugiye kumbwira. Tugiye kureba ku mushahara w'abarimu. None ibintu byakaze. Ubu ngiye ndi kureba social media nkavuga se iki ni ikinyamakuru buri wese abasha kwisangamo, sibyo? Abasha kukisangamo bitewe n'uburyo wiwe acyumva. Abantu barabongeje, ni byiza, bari bakeneye umushahara, byari by'ingenzi ko umushahara wakongezwa. Ariko noneho biri guca ibintu ngo umwarimu yaraye rogi. Guys, just ibaze utuntu nk'utwo. Umwarimu ngo mbere ntabwo babashaga kuba bajya rogi mu kubera umushahara wabo wahuriraga mu kwikopesha, bigahuriramo baza kwishyura na ba landlord n'iki ko na mwarimu wagiraga inzu. Utuntu nk'utwo ariko ubibona uti noneho kwikopesha ngo ntabwo bakikopesha, ngo basigaye basinya agasheki. Ese ukwezi kumwe babongeje bahise bahembwa? Reka twizere yuko babahembye. Ese ako gasheke ni keza? Kuri we mwarimu uri kunyumva ako gasheke ni keza? Ese ubona wishimiye umushahara uhembwa? So birimo biragenda bica kuri social media ko noneho bigeze yuko urubyiruko ruri gushukwa n'abarimu. Birimo biragenda bicaho. Umwarimu yasohokanye umukobwa ngo kubera umushahara wiyongereye, ngo noneho basigaye babona ayo bateretesha, kandi imbere byabaga bigoranye gutereta. Ugasanga nyine ngo amafaranga yo kuba yatereta ntabwo yafite. Ugasanga niba ahembwa ngahe bise bihuriramo nuko yariye yikopesheje mu kwezi kose. Ugasanga akuyemo y'inzu kwa landlord, bigenze gutya. Buriya benshi babaga muri bagenzi babo, ugasanga nta n'amafaranga bakunze kuba bafite. Ariko reka twizere yuko Uwiteka bigenje neza bakabongeza. Ariko barimo ndabasabye rwose ntimuzigire mwongera gukora icyo cyaha cyo kuvuga ngo murarura abakobwa, muri urubyiruko muri rusange, wo kuba mwabajyana mu ngeso mbi kuko amafaranga yaje ari menshi. G-boy, right? Good. Reka nizere yuko twese nk'abanyarwanda n'abadiaspora bari hanze babashije kumva iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro. Ndabashimiye cyane. Kuri wowe utarakora subscribe, ugenda ukore subscribe, ukore like, ukore share kuri bagenzi bawe babashe kumva iki kiganiro, nabo bazaza batubwira uko babyumva. So ujya muri comment ukandikaho ukandikamo Rwanda Bwafugira TV, ukandika ijambo ryawe uko rimeze. Ushaka kuduvugisha wahamagara kuri 0783175758, warangiza ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira uko ikiganiro cyacu wacyumvise. Utwandikire, wibuke utwandikire, tubwire
nutwandikira biradufasha no kubona indi nkuru ikurikira. So muri Rwabo Figiri TV by Writer na ubutaha. Good.